wari muri koma. Yes, turatangiye my friends episode ya gatatu. Ibi ni byabanje mu gice cya kabiri. Bakize igitero gikaze. Mbibutsa gukora subscribe kuri M&King TV na YouTube channel yacu. Uyu yarahamagaye yumva umwana yakize yarari muri koma. Ati uyu niwe mukozi wa nyawe. Niwe muvuga butumwa w'Imana wa nyawe. Numva nyine ko ari umukozi w'Imana ariko ndahaye. Byatangiye apinga yumva ko atari umukozi w'Imana. Birabyari byabanje mu gice cya kabiri. Iyi ni episode cyangwa se igice cya gatatu. Uri gitangaza. Cyangwa se niwe Mesiya bavuze. Yapfukamye ngo asengerwe cyangwa se bamusengere. Bimeze biti. Mbone ko nshidikanijeho. Uyu munsi ndakwiboneye. Kubera icyo giti gitangaza. Uri gitangaza. Mbone ko nagushidikanya Imana. Yati n'icyo giti gitangaza haguruka. Katurore. Simana. None si ukorera Imana. Yego. Kubona ukorera Imana. Ndari gukorera. Harabazi ko. Ati ukorera Imana atangira kumusobanuza. None ko twebwe basenga amadini n'amatorero bagiye basenga amadini n'amatorero atandukanye. Tuhavugira basi benshi kubwibyo. Yego, ibyo koko. Ibyo ukuri kwijugira n'abanzi benshi. Ariko ntabwo byakuze gukora umurimo w'Imana. Ati hanze aha hari ibibazo byinshi, hari abanzi benshi, ariko ntago batubuza gukora umurimo w'Imana. Niko umukozi w'Imana yavuze. Tugaruka hakuno sasa arabasuhuzanya. Ndafite ikintu agomba kukubwira. Agomba kurara ntakubwiye. Yari afite icyo agomba kurara atamubwiye. Ati bimeze bite? Bishop we. Kenyerezi gume. Habaye ikise kandi. Tukenyerezi gume nayo bundiho akacu karashobotse. Kashobotse. Swahili yavuze ati funga mukaba. Tangiye kuntera ubwo. Ko utangiye kuntera ubwo bimeze bite Bishop? Mvuye kuraba umukozi w'Imana yadutse naha. Hari umukozi w'Imana wadutse. Ariko kuva nitwa Pastor Odas. Kuva nitwa Pastor Odas sinageze mbona umukozi w'Imana nk'uyu. Yaturutse ese. Ngo yitwane nta nuzi niyo yaturutse. Nta uzi uko yitwa, nta nuzi aho yaturutse, yaraseka. Kimanuka se. Hanze. Nta zina agira ibi ni iki? Ubwo se yagukanze mu bigenze. Ubwo se yagukanze ute? Nimba nta zina agira ataza yaturutse ibyo ni iki? Uri muravuga nuko utaramubona. Uramutse umubonye ibintu hose. Ati uri kuvuga utyo nuko utaramubona, umubonye nawe ibintu akora. Unakubona muhuye. Akarondora ibyawe kakubwira. Akikubona avuga ibyawe byose arerekwa bya nyabyo. Mwitonda abatubuzi bo ni benshi. Gusa n'abasenga abanyabo barahari ariko nibaki. Ariko koko ivyo bimera ko biba cyane rwose. Uye warasenga n'ibiremba bigahaguruka, impumyi zikabona. Arasenga impumyi zikabona, ibimuga bikagenda bigahaguruka. Sengana. Aherutse kumukiriza umwana kanseri. Ati hari umumama dusengana aherutse kumukiriza umwana kanseri. Ibyo nanjye nabibeshe benshi ariko. Atariko ibyo nanjye nabibeshe benshi. Wewe barabibesha ariko wowe hari uko ryanyabyo. Wumva ko ufite amavuta umwizeye azagukiriza umwana wawe waheze muri koma. Uzi n'ikindi rero Bishop. Sasa uyu nguyu ati nimba koko wizeye ko uwo mukozi w'Imana ari uwa nyawe byanyabyo asenga, ati wa mwana wawe waheze muri koma azamukiza. Icyo atazavuga ko umwana yanakize kare. N'ikindi utaruzi. Icyo utaruzi. Twarahuye. Pastor. Tekana icara uruhuke. Tekana icara uruhuke. Avuye muri koma. Ati tuvugana umwana wavuye muri koma. Turahaje. Naciye mu telefone ya madame mpamagaye. Bwira ko yagiye kurande kuri telefone yahamagaye asanga ni umwana yakize. Uyarumirwa. Uyarumirwa ni episode ya gatatu. Mukore subscribe kuri M&King TV. Imana ishimwe pe. Ariko sahagiye nubwo wangendereye nijoro warusanze ngiye kugenda. Warusanze ngiye kugenda. Umukozi umukristo wanje. Mfite umukristo wanje. Iwanje twadufitanye gahunda ku rusengero iwanjye. Twadufitanye gahunda ku rusengero. Ndumva najya kumureba. Ati ndumva najya kumureba. Amasaha yadufashe. Kishe niyo mpamvu rwose. Daniriye byinshi. Ndihuta ntago tuganire byinshi. Ati sasa rero najya nguha amakuru. Bishop aragenda. Uyi kumara kugenda
udasanzwe. umukozi w'Imana udasanzwe Guhura n'umukozi w'Imana. ugomba guhura n'uwo mukozi w'Imana Kuko agomba kuzama abakristu benshi. agomba kuzampa abakristu benshi. Kuko kubona abakristu benshi niko kubona agafaranga. Ati kubona abakristu benshi niko kubona agafaranga sha. Tugakorana. Bitihise. Nitudakorana. Agomba gupfa. Gahunda zimeze. Niko gahunda zimeze. Uwo mukozi w'Imana mushashe waje kudutwara abakristu mu yandi magambo. Natemera ko dukorana ngo abakristu babaze. Warakoze kubora mwana. Sha warakoze sha wandanjye ahantu heza sha mukozi w'Imana usenga sha. Hajye mbabarira. Yesi yambaye papa gashira amasogisi bizaba kuri Imana yanjye. Ati nambaye papa gashira amasogisi byanga kubi bari kuganira. Uyu numwakishijwe kanseri. N'umurokore nako natari kumbi. Azakugeza kuki? Nje uriya ntiyakandagira mu rugo. Ari we. Amuramuzi uburyo ari umukristo. Muramuzi uburyo ari umukristo uriya musore ntiyagera mu rugo ngewe. Usibye n'uri ushyiraho Madrid. Kandi mbonye yambara n'ibipantaro by'ibideshi. Usibye n'uri ushyiraho Madrid. Usibye n'uri wishyiraho Madrid nanabonye yambara n'ibintu by'ibipantaro by'ibideshire. N'utari wa Madrid mama kumwaka. Urumva? N'utari wa Madrid mama aramwanga. Byibagiwe ahari. Ariko Betwanze nawe gukunda kwa bisigaye bigoye. Wabuze umusore wabuze. Beti ubanza gukunda kwa bisigaye bigoye wabuze umusore ugukunda. Umusore nshaka rega ntabwo ndamubona. Umusore nshaka sindamubona. Wirabura. Umusore wirabura? Muremure. Useka neza. Njye no kureba nkararama. Kurya ngewe umusore njya kumureba nkararama. Agomba kuba afite n'amafaranga. Agomba kuba afite ifaranga uwo musore. Kuko biragoye kumubona. Urebe biragoye kumubona. Kunyihebesha nkiri muto. Urabona ikibura ari iki? Ikibura ni iki? Ndasenga. Na mama bakoreye Imana. Yewe ndi mwiza. Papa na mama bakoreye Imana ndi mwiza. Gute ntamubona? Gute se ngiye umusore ntamubona? Kugira ngo sinde birahagije. Ibyo se birahagije? Ikibura ni iki? Ikibura ni iki? Mbyujuje. Ko byose mbyujuje mbwira. Shawushyiraho kondisiyo zirenga. Ushyizeho kondisiyo zirenga. Umuntu rero ugasanga uriya musore wujuje ibyo byose bisa ngo uri mwiza ngo urasenga. Ese abantu bose bajya bambwira ngo kugendana n'umukobwa ngo ni mwiza cyane nta mukobwa ngo bazamuzanye kuri eglise tukajya gusenga. Ngewe ibintu by'abarokore sinzi rwose. Ngewe ibintu by'abarokore sinzi byo kunjyana kuri eglise. Gusa ngewe ntabwo nirata pe. Imana bose niyo yabaremye ndabyumva. Gusa reka nkubwire. Mama ujye umbwira ngo nimpitemo ka gasore ko kwa runaka sinzi niba unakaza. Nawe wagira ngo yarandambiye. Mama nawe wagira yarandambiye rwose. Mbwira buriya. Akambwa bamitemo kari agasore gativuka vuvuka. Ngo nabuze umugabo ngo nzahitemo uwo mbonye nge. Ngo nzahitemo uwo nge mpisemo mbonye neza. Unshaka ngenda mu. Unshaka ndamuzi. Kandi uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Bize ngo mbakeneye mwuzukuru. Noneho ushaka beza baseka neza barebure bafite amafaranga. Aha. Nka umujyi umbwira ngo nge nemera wa muhungu wo kwa Alphonse. Urako ushaka kumera nka mama umbwira ngo nemera wa muhungu wo kwa Alphonse. Ndabona baganira. Kagahungu kagufi ko kwa Alphonse. Karagahungu ni kagufi. Uzanukangera noneho. Uzanukangera. Hano ku rutugu. Kangera hano ku rutugu. Aha ngo abantu bagufi turi amapine. Ariko we ntago wamubura. Umusore muremure ni ikibazo. Ariko nge kubona umusore muremure ni ikibazo. Mama we yabonye afite gahunda kandi anasenga. Urabizi ko acuranga no mu rusengero. Singiye kubeshya. Uretse no kumwemera. Gendana nawe. Uretse nge no kumwemera wa musore ahubwo sinanagendana nawe. None se kuki uvuga ngo ntiwagendana nawe ntago ari umuntu nkawe? Ujye simwiyumvamo. Ntago mwiyumvamo? Wapi pe? Yesu Kristo. Uzi ko umaze kubenga abasore benshi? None se wawe uzamwiremera? Simero gukundana na Kagahungu bakita mu kida. Rishari bigeze ibya. We na Rishari ko mperuka mukundana ibyanyu bigeze. Rishari. Kagahungu mwakuranye. Nyine nuko dusengana kuranye n'ababyeyi baziranye ariko mbona nta gahunda nta gahunda rwose y'amagope.
urashaka ngo rero ngo simbi kubazeho reka ibirori bigeze he ibirori bigeze murasengana neza ugira ngo muri iyi minsi abasore baracyakora ubukwe hari umusore ahubwo ushaka kuntu leta dusengana buriya abakobwa mbere ko mu batereta babibonye kariya se kazakugeza ku ki kariya gahungu uzakareke emera uwo musenga umva inama agushyire mu rugo nta bintu byo kugutera kariya gahungu uzakareke emera uwo musenga n'ufite gahunda azagushyire mu rugo Betty we yego mama karame mama ndagushaka ye mukobwa wanjye mureke tumenye habire yewe tumenye habire reka mbe nkoretse aha asabaye ngaho tumenye habiri baganiriyeho ariko twazajya gusenga kwa King izina King muryumve yamusezeyeho ndetse kwa King bavuga ni kwa wa muvuga butumwa mujyanyeho usenga rigakunda usenga adatubura bimeze biti bakize igitero gikaze ndetse murasanga episode ya gatatu isobanuye kuri YouTube tukomeza turana n'izindi cyarisaga mwiza tugaruka hakuno uyu mugihe wajya baza urasanga udahari nanjye najya mufasha urabyumva sasa tugaruka ngaha barimo bafatanya akazi murabibona nimba mwitegereza isura neza ni wa mukozi wacu w'Imana biriya banga ndarishaka nanjye uyu ntavuga byinshi mu murebe ugomba gusenga cyane Imana ikagukorera imirimo buriya gusenga muzabifate nk'umurima ndetse nimujya musenga mujya mufata ko murimo murashyiramo imbuto muzasarura nta sengesho ry'umuteja ribaho barimo baganira hakuno ibyo wakoze iby'amasengesho nanjye nshaka kuzabicamo ndetse uko bari murimo murumva ko hari abarimo basona ku muryango abantu rero bahora bahamagara abantu twibereye mu mirimo ugasanga barimo barakomanga hari abantu bahamagara abantu turimo tuganira turi mu kazi barimo barakomanga ibi ni iki koko mbare ntihagire abandi bantu baza sibyo boss sibyo uyu ntavuga byinshi ndetse ukuntu yibaniye n'umukozi babanye neza uzamenya ryari ko umuntu ari nk'ubu uko inzara ikurya ni nako nawe imurya ushaka kuba twibeshye urugo dushobora kuba twibeshye urugo Bishop naha sasa niba mumenye umukozi w'Imana yabwiraga umukozi atuzamenya ryari ko umuntu ari nk'undi nkuko nayo inzara ikurya ariko n'undi imurya ko badafungura si cyatwaye by'urugo nitwa Deo nge banyita Deo bite ko muza musakuza cyane na amahoro bimeze bite dushaka ba nyir'urugo ba nahose baranze inange baranze ati ndi Bishop se ushinzwe iki ukora ibiki arahari nyir'urugo arahari uramushakira iki naha ngaha Bishop usha ntitwayobyera Bishop naha ntago twayobye hari icyo ngiye kubafasha n'ibitabo n'ibipapuro n'ibiki byose wagera muri uyu munsi ntawe se muje kumugira nabi ndabanza ariko ndebe icyo gikapu kiri ndabakira ariko icyo gikapu ndabanza ndebe birimo ndi Bishop nimba ndi Bishop ni ngombwa kunsaka koko sibyo ikintu cyambere ngiye kubafasha wenda muje mu masaha y'akazi turi mu kazi muje mu masaha y'akazi turi mu kazi igikapu harimo inkota y'Imana aha ngaha muri kino gikapu harimo inkota y'Imana gutyo byari koro n'undi porogaramu zimeze mudusuye bwije turi mu kazi bari kuboneka hango ari kugera gute ariko afite turi muri mutwe turimo kuruza
ati ndetse mubwo mudusuye muri ano masaha ntago umukozi w'Imana ari kuboneka hari ibindi bintu harimo muri ihangana nyene turi mu rugo pe nimba mutamushaka cyangwa mutamukeneye nabyo mubimbwira uyu ati ntago twayobye ni hano ni we sasa nimamwibuka muri episode ya kabiri n'iya gatatu itangira uyu mu bishop uje uwo ngo ufite Bible yaravuze ko akeneye kuza akumvikana n'uno mu bishop wahangaha akajya ngo amuha bakira bakazasangira ku mafaranga yabyanga bakazana mwivugana arabaki abaha karibu sasa karibu mwakwinjira nawe injira nta kibazo yabahaye karibu muri filime episode ni ya gatatu bihangane bategereze katururi iyi ni episode ya gatatu bakise igitero gikaze gasanga kuri channel yitwa M&King TV ndetse wa mukozi w'Imana vayo gake cyane agenda yitonza avuga make cyane masengesho niyo akora mbere y'ibindi kurikira filime urebe amahoro y'Imana bane namwe abakristo bavandimwe amen ati bigeragezo umaze iminsi uhura nabyo vuba biraza gushira kurikira filime akikubona ko mudusuye n'injoro yego tubasuye n'injoro banyita Bishop Bagambiki ati banyita Bishop Bagambiki arabanza aramwibwira ntuye muri no quartier mpamaze igihe egero rwanje nyobora rwanje bambwiye ko ngo hano muri no quartier hari umukozi w'Imana mushyashya sasa ati bamwe mu bantu b'urusengero nyoboye cyangwa mu bakristo banye mu rusengero nyoboye bambwiye ko muri kano gace ari umukozi w'Imana aribyo nimo mubwira uyu Bishop amavuta nifuza ko ufite amavuta agenda niyo mpamvu tubagendereye nijoro numva hagati aho mfite igiterane mwitorero iwanjye kizahuza abayoboke benshi abakozi b'Imana bafite amavuta bakabambwiye ko ufite amavuta nawe nifuza ko nagutumira mu itariki ziri imbere zizaza mukaza mugakora ibitangaza sasa anga ahita akora amakosa gutumira umukozi w'Imana akamwitira ko ari uzaza agakora ibitangaza kandi we asenga Imana igakora ibintu bigaragaza ko uyu mu bishop uri ahangaha nawe harimo akantu nyine murabyumva atizewe mugakora ibitangaza aramwitirira nimukora ibitangaza mu rusengero iwanjye nukora mu bitangaza mu rusengero iwanjye bizampera ishema abakristo benshi baboneke idini ryanjye ryaguke muri ubwo buryo rero twifuje kugira gute kugutumira byaba amahire mutubwiye ko namwe muzaba muhari muzaboneka kizatuma muzaba mudahari cyangwa se haba hari ikintu kizatuma udahari ukambwira wumve kizatuma muzaba mudahari cyangwa se haba hari impamvu izatuma utaboneka nayo ukayimbwira kuri uwo munsi ntabwo nzaboneka mfite imirimo myinshi y'Imana nzaba ndimo ndakora ahubwo ca bugufi ngo usengere numvishe wugarijwe nsengere ndoti yego filime iraha mwarebye filime nyinshi z'inyarwanda mfukame undambureho ibiganza uyu yaje kumureba mu buryo bwa business azaza abakristo baza agafaranga kaze mwabibonye abatangiye neza ino episode ya gatatu undatiye ati ukwiye kubohoka undati ngiye mfukame wowe urinde undamburaho ibiganza ikigaragaza yuko atari tayari uyu nguyu uri kuburana ntago
ari tayari ndetse umukozi w'Imana yamubonye niyo mpamvu abwiye ati pfukama nkurambureho ibiganza ati mukozi w'Imana ukwiye kubohoka kuko uraboshye pfukama ndambureho ibiganza wowe ngewe mpfukama ndambureho ibiganza ngewe kujya kumukubita afata akaboko undi agiye kuza aramubuza bimeze biti nimucikwe igice cya 4 ndetse kora subscribe kuri YouTube channel yacu M&King TV bakize igitero gikaze abo bose bakarimo cyane nimucikwe na episode yako ikomeza